Umunsi wa none dutangiye agace ka kane ka ya nkuru yacu. Niba mwibuka neza nahangaha Crystal ubwo yaramajije kuba yashyiramo password ikanga, ubwo yakomeje kuba aragerageza ngo abanza bereke ko abizi neza, kuko bari bamubwiye ko password izariyo cyangwa se yariyo. Ubwo nawe niko yakomeje arimo aragira ati ngereka nze mbakosore. Ubwo yagiye hatangira kuba yashyira marika, atangira kuba yavuga ati se ko ntarimo ndabyibuka neza we, ati bino bintu ndabikora gute we. Ubwo niko yashyizemo ihita yanga. Ubwo ngubwo umusore yahise atangira kuba yavuga ati dore uyu no mugore arimo arababeshya, ati uyu nguyu ntago ari umugore wa Charlie, uyu arimo arabeshya, ibintu byose yaratubeshye. Ubwo yahise atangira kuba yamwita umubeshyi, akavuga ati uyu nguyu ntago ari we. Ariko umukobwa nawe atangira kuba yatekereza ati se ko ikode yari yambwiye ari iyi ngiyi. Ubwo wa mukobwa nawe wundi agatangira kuba yavuga ati ni ko wa mukobwa we, nta bindi bintu dukeneye ngo ube watubeshya, rekera aho ngaho iyo mikino urimo urakina aha ngaha, ibyo wari ugerageje byose byanze, wowe urimo urasikama aha ngaha, urimo urabeshya, wowe urashaka se kuba watwara Fisha Group aha ngaha, ibyo ngibyo urimo urabeshya. Charlie yarapfuye, ni gute urimo uraza kuba wabeshya aha ngaha, ahubwo we niba gusora aha ngaha ugende. Ubwo niko bahise batangira kuba bamwita umuntu ubeshya. Ubwo n'umuhungu nawe agatangira ati umuvandimwe wanjye yarapfuye, amezi 3 ashize yarapfuye, niyo makuru tuze mu mezi 3 ashize, ibyo ngibyo twarabimenye barabitubwiye. Umukobwa niko batangiye kuba bamubwira ko umuhungu rwose indege bayihanuye, ng'igisasu cyaraturitse rwose, indege yaraturitse. Ubwo yahise atangira kuba yavuga ati ceceka aho ngaho, umuvandimwe wawe ntago yapfuye, aracyahari, ni muzima, nta kintu yigeze aba wishaka kuba wabeshya aha ngaha, arahari. Ubwo nuko nguko yavuze ko nyine umuvandimwe we hari, ariko nahani nawe yatangiye kuba yavuga ati niko iminsi rero haracyari akanya, ongera ugerageze, niba koko ubizi neza ko ariyo, ongera ugerageze nta kibazo, ibintu biraba byakunda. Ubwo umukobwa niko bamusabye ko yagerageza. Ubwo n'abandi nabo bagatangira ati mva mukobwa, ati niba ushaka ko tukwizera gaho ongera ugerageze, ngiye nkwizereyemo, ati urabona ubwa mbere biranze, gaho ongera ugerageze inshuro ya kabiri. Ubwo bagatangira kuba bamukomeza bamubwira ati ongera ugerageze nta kibazo, wenda biraza kuba byakunda, nifunguka ube wabigaragaza koko uri umugore wa Charlie, ngenda kwizeye. Ubwo niko batangiye nyine kuba bamukomeza, wenda niba arimo aribeshya abe yabikora neza, bakamubwira ati tukwizereyemo, we ongera ugerageze. Umukobwa nawe yaravuze ati nta kibazo, reka nze mbe nagerageza ndebe ibyari byo. Ubwo ni naha ngaha twasoreje, umukobwa arimo aragerageza, ubwo byaje kuba byakanga nabwo. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati reka nze mbemeze ngewe, ibintu ndabizi neza. Ubwo nuko nguko yagiye hari ku muhungu yari yamufetse, arimo aravuga ati wowe urimo urabeshya aha ngaha utubura. Ubwo nahana ahagaze mu matwi yamubwira ati gira. Umukobwa niko yashyizemo bya biranze, ariko Jerime yarasetse araseka. Ubwo n'abandi nabo baratangira ati uyu nguyu arimo arabeshya. Ubwo batangira ku makosa yose kuba bayashinze ahani, bakamubwira ati byose byatewe nawe, gute utuzaniye uwo mukobwa aha ngaha. Ubwo bose bagahamagara Hane ati Hani uri umugambanyi, ibyo ni wowe ubikoze, uzanye no mukobwa urimo uratubura aha ngaha, ntago yigeza ashyingiranwa cyangwa se akora ubukwe na Charlie. Ubwo batangiye kuba bakita Hani ko ari umugambanyi, ariko Hani akavuga ati ntago ndi umugambanyi, ati uyu nguyu ni umugore we wanyawe, ni ukuri, ntago ngenda umugambanyi, uyu ni umugore wa Mr Fisha, ni ukuri, ntago ngenda umugambanyi. Umusore yatangiye kuba nyine yakisobanura, akavuga ko rwose bino bintu atazi ukuntu birimo biragenda, ariko atangira kuba yamubaza ati se Misi wabisubiyemo kuko ntago yizi neza, ntago yari yayikubwiye. Ubwo agatangira kuba yabaza umukobwa nyine niba password bari bayimubwiye, akavuga ati ntago urimo urayibuka. Umukobwa nawe atangira kuba yavuga ati uko yayimbwiye niko nanjye nyanditse, kandi ntago yari kumbeshya, uko yayimbwiye niko nanjye nyanditse, ubu nanjye nibyo ndimo ndibaza ukuntu bigenze. Umusore yahita atangira kuba yamubwira ati Crystal we, wishaka kuba wabeshya aha ngaha, wowe ibwo ngubwo nuba bikunaniye kuba wayifungura, ikigiye kuba cyabaho nawe se ntago ukizi, bigaragaje ko uri umubeshyi, urimo uratubeshya udukinisha, ati tubonye we wanyawe, ati igihe kinini cyose ahubwo nicyo wari kuba watubeshya. Ubwo wa mukobwa yahise atangira kuba yavuga ati subundi Jerime waretse tukamujyana kuri polisi, ikari ibyo byakemuka, uno mukobwa ni umutubuzi, reka tumujyane kuri polisi bamufunge, ni umusikama.
umukobwa barimo baramusabira kuba bamufunga ngo ni umusikama. yahise atangira kuba yavuga ati rwose urabona ko yaragiye kuba yafata Fisher Group mu buryo bworoshye, rero turamutse tumufunze nibyo byaba ari byiza. ubwo umuhungu nawe yaravuze ati niko bimeze, tugiye kuba twagufunga. niko bimeze. hano atangira kuba yavuga ati suri muri akora ibiki, uyu nguyu ni umugore w'umuvandimwe wawe, gute waba ugiye kuba wamufungisha? ibi ni ibiki ugiye kuba wakora koko Jerime? ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati ntago arimo arakubeshya, ibintu arimo arakubwira nibyo. ariko aravuga ati we ceceka aho ngaho, nta jambo ufite, we twagufasha nawe nk'umubeshyi. ibyo wageragezaga kuba wakora aha ngaha byarangiye, ahubwo nawe udatuma bagufunga kuko urimo urafatanya n'umuntu w'umusikama. ati ahubwo reka nkumenyeshe ko nawe ari wowe uri bukurikire inyuma y'uyu nguyu. ubwo niko yahise asaba ko baza bakamujyana no mukobwa bakajya kumufunga ngo kuko ni umujura, arimo aragerageza kuba yakiba gurupe cyangwa se kampani ya hano. ubwo nuko nguko umukobwa bamujyanye, batangira kuba bamufata ngo bamujyane, ariko kaka nikresi ikasharire kaguye aho hasi. ubwo hani nuko nguko nawe yese yihutira kuba yagafata, yarakabonye kagwa hasi ahita yihutira kuba yagafata, arakitegereza arakareba. ubwo abari aho ngaho nabo barabibonye ati kariya ka Nicholas si kakandi ni mukazi we, ati Mr Fisher ni kaga Nicholas aba afite, kariya nta makuru mukazi wongeye ko ndi kubona nkazi, ati ndakibuka neza buri gihe ahora kambaye. ubwo niko batangiye kuba bavuga, bari bica aho ngaho. ubwo na Jerime nawe aritegereza, ubwo n'abari aho ngaho batangira kubavuga tuzuka ari byo we, kariya ka Nicholas ndakazi, none se uriya mukobwa ni gute yabaga afite? ubwo batangiye kuba bavuga ati nuba ari musikama, ubwo na kariya ka Nicholas se kaba ari agasikama. ubwo umuhungu yahise atangira kuba yavuga ati oya, uno mukobwa ntago ari umusikama cyangwa se ntago arimo arababeshya, ati uriya ni umugore uriya mu bosi cyangwa se wa Sharire, ati ntago arimo arababeshya, ni nawe wakamuhaye. ibintu ndimo ndababwira ni ukuri, none si imyaka nkoze aha ngaho no mukobwa nari muzi. ubwo umukobwa yahise atangira kuba yakibuka ukuntu byagenze. ubwo umuhungu nyine akiri kwa muganga yahise amubwira ati Kristali, ati kano ka Nicholas ni akawe ndakaguhaye. ubwo niko yahise amubwira ati kambare. umuhungu nuko nguko yagahaye umukobwa, umukobwa arakitegereza cyane. ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati ako kantu ngenda kaguhaye ntugire ikibazo, ariko umukobwa akavuga ati se gute ugiye kukaba wakampereza? ubwo nuko nguko nyine yakamuhaye, ariko umukobwa yari arimo arabishidikanyaho. ubwo umuhungu yakomeje avuga ati uno mukobwa arimo arabeshya, umuvandimwe wanjye yarapfuye, rero kano ka Nicholas afite bishobore kuba kano ka Nicholas n'ahandi hose wajya wagakoresha, rero ibingibi ntacyo bivuze, ibingibi ntago ari ibyanyabyo. umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati ariko kubera iki urimo urisobanura muri ubwo buryo ushaka kuba wanyita umuntu urimo urabeshya? umuvandimwe wawe niwe wampaye kano ka Nicholas, ntabwo urimo urabibona se? ntabwo ukazi? niba ari umuvandimwe wawe ntabwo ukazi? ubwo akareba hirya ati sibyo ngibyo ni ibiki? ubwo ariko agatangira kuba yamubwira ati byizere umuvandimwe wawe arahari, wishaka kuba wabeshya abantu bose bari hangaha, umuvandimwe we arahari rata, arimo aragira ngo ababeshya bashuke. umuvandimwe we arahari, ahubwo arimo aragerageza kuba yakereka abantu bose ko umuvandimwe we yapfuye kandi arahari. ubwo umukobwa niko yahise atangira kuba yababwira ko umuvandimwe w'uyu musore ari muzima kandi ari buze mu gihe gitoya araba yahageze. ubwo ariko bagatangira kuba bavuga ati amaze amezi 3 yarabuze, ni gute yaba hari ntagaragare mu mujyi? ibyo bintu bibaho? umukobwa nyine bagatangira kuba bamwita nyine umuntu urimo urabeshya, bagatangira kuba bavuga ati oya mukobwa, ni gute amezi 3 ashize umuntu atari yagaragara? rwose ibyo bintu ni ibiki? azagaruka ryari se? nta murambo we twabonye, abandi ngo yarapfuye, we ntabwo tukuzi, ni gute turi bukwizere? rwose ibyo bintu ni gute turi bubyizere tukagufata tukakugira umuntu uyoboye ino kampani? ibyo ni ibiki? ubwo bahise bose batangira kuba bavuga ati oya, kampani yacu ibona ubwigenge, mutubwire mudukure mu rujijo. ubwo bose nibyo batangiye kuba bavuga ati mudukure mu rujijo. ubwo batangiye kuba babwira Jerime ati Jerime, ubwo se uraba wavuga iki? ngababwire bano bantu rero ikintu uri buze kuba wababwira, cyangwa se nyine nawe byakunaniye byagushobeye urabona bashaka kuba bakigaragambya? umusore yatangiye kuba yamureba akavuga ati ibyo ni ibiki se? ibyo ni ibiki murimo murambwira? ubwo ngibi umukobwa rero agomba kuba yayobora hano, ino kampani akaba yiyobora, ni kazima nubwo waba utamuzi, ariko araba yayobora ahangaha. uyu nguyu wakagombye kuba umuzi, ahubwo nuko umuvandimwe wawe nawe atakwizeye. umuvandimwe wawe araba arimo arayobora ahangaha. ibyo ni ibintu nkubwiye, atahubwo ugerageza ube wanamwubaha, kuko urimo uragerageza kuba wamwubahuka cyane. ati uyu nguyu mufate nk'umuntu wo muri famiye yawe, nawe ujye ku ruhande rwe,
urimo urabyumva neza? Yahise atangira kuba yavuga ati ngo nguki ngewe urimo urashaka kuba wagira ngo nkore ibintu uvuze se? Yahise amubwira ati cyane rwose ibintu ndimo ndavuga niko ugomba kuba wabikora, kuko uyu nguyu ni uwo mu muryango w'iwanyu. None se ubundi urimo uratekereza iki? Urimo uratekereza iki? We ntabwo wayobora ino kampani, ibyo ntabwo bibaho mu gihe Sharira akiri muzima. Ndakurahiriye ntabwo uri buze kuba wayiyobora kuko si yawe. Ubwo Hani nuko nguko yasigaye arimo amubwira ko ino kampani atari yiwe, atagomba kuba yayiyobora. Ubwo baratwereka aho ngaho hari uhari arimo aravuga ati rwose ukuntu hano ibintu bimeze, umukobwa habuze gatoya ngo babe bamufunga. Atari ko hari ikindi kintu nabonye, ati muri cya gihe mu iturika ry'indege wari urimo, ati ibintu byose byarangiritse. Rero ubu ngubu ikintu turimo turashimira Imana nuko agisida waje kuba warokoka. Ubwo aho hari uhari rero agatangira kuba yamubwira ati amezi 3 yose ashize warabuze, ati nta kintu na kimwe twabonye, byose byarangiritse. Ubwo nibyo barimo baramuhereza nka raporo. Uwo hari uwari urimo araza amubwira ati Mr. Fisher nicyo gihe ngo tuguhereze imiti. Ubwo umusore yahise amubwira ati ngereka mbe ngiye babe baguhereza imiti, ngiye kuba ngiye hanze. Ubwo nuko nguko yahise avuga ati ndaza kuba nagaruka nibamara kuba bagukubita imiti, ngiye kuba ngiye. Ubwo nuko nguko yasohotse agenda utyo. Ubwo aho hari undi wari uzanye imiti. Ariko mbere yuko dukomeza, reba neza niba warakoze subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo umukobwa nuko nguko yamubwiye ati ngakira, igihe cyo gufata imiti cyageze, akira rwose ube wanywa ku miti yawe, kandi ugiye kuba wakira ino miti iraza kuba yagufasha, akira. Umuhungu aritegereza ati cyane zana ahangaha nta kibazo. Ubwo umukobwa atangira kuba yakitegereza umuhungu, akamwitegereza umuhungu nawe akavuga ati zana ahangaha n'amazi mbanze nk'unywe nta kibazo. Ariko umuhungu afite gushidikanya. Umukobwa nawe agakebuka akareba umuhungu niba arimo aranywa imiti, akamwitegereza cyane, ase ni amahoro. Turaba twasobanukirwa umukobwa ukuntu arimo arareba. Ubwo aho ngaho wa mugabo nuko nguko nawe ari kuri telefoni, yarara aho ngaho hari uwahise amuhamagara. Nuko nguko yahise atangira kuba yayifata ati halo. Ubwo batangiye kuba bamubwira ati se Hani bimeze gute? Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati Hani ati nge bimeze neza, atari ko Jerime yarakaye cyane, ati baze ko yaragiye kuba yafungisha umukobwa. None ubu ngubu nanjye ndimo ndibaza ikintu nakora. Twagumye tuvuga ko boss akiri muzima, ariko nta na kimwe barimo barizera kugeza na n'uyu munsi. Ubwo nuko nguko batangiye kuba bamubwira ati oya, muganga ambwiye ko umugabo agiye kuba yakira, kandi imiti bari buze kuba bamuhereza iraza kuba yamufasha, rero vuba haraza kuba yakize. Ubwo nuko nguko nawe yagumye amubwira ati ngenda guma hafi Yuriya Crystal, ntugire ikibazo rwose ndaza kuba nabyitaho. Undi yaramubwiye ati nta kibazo, ariko akamubwira tugire bwire boss aze kuba yakira nukuri hano baramutegereje cyane, kuko niwe muntu wenyine ugomba kuba yakiza urujijo ruri aha ngaho. Umukobwa ntabwo barimo baramwizera cyane. Ubwo niko yabwiye umuhungu nyine cyangwa se uyu mugabo uri aha ngaha, akavuga ati mumubwire akire rwose ibyo ngibyo ntabwo byaba bimeze neza. Akagumya amubwira ko nyine bikomeye, batarimo barabyizera neza kuri ari umugore we. Akavuga ati byaba byiza bamubonye, kuko rwose aramutse akize cyangwa se abyutse yaza akakiza urujijo ruri aha ngaha. Abantu bose ntabwo barimo barizera uriya mugore. Ibyo ngibyo rwose muze kuba mwabyitaho. Ubwo nawe yavuze ati namara kuba yakira nta kindi kintu kizaba. Jerime ni ukuva mu mwanya w'abandi ashaka kuba yakiba akagenda akajya kure, kuko nta mwanya afitemo hariya muri la kampani. Boss vuba aha ngaha araza kuba yagaruka muri ofisi, kandi ndabikwijeje vuba aha ngaha araza kuba yagaruka. Ubwo niko yamubwiye ko nyine boss agomba kuba yagaruka, ku bubi n'ubwiza agomba kuba yagaruka. Ubwo nawe barimo baramutwereka arimo aranywa ku miti, ariko akitegereza ibinini bamuhaye, agatangira kuba yatekereza ati se binywe. Ubwo muganga nawe akavuga ati nigerageze ube wanywa imiti, ibintu byose bimeze neza inywa. Ariko umuhungu kwizera byo ntabyo yari afite, yahise afata bya binini aravungura, ahita atangira kuba yavuga ati hoya nta miti nshaka. Ubwo umukobwa yahise atangira kuba yakora inyuma ati nta miti ushaka, yakuye y'icyuma. Umuhungu nuko nguko yabibonye, ubwo yari amuteye ikirahure kiba kiguye hasi. Wa mugabo barabyumvisha ati ngo iki? Ubwo uyu nguyu ni Simon,
Simon ni uko nguko yabyumvishe cyangwa se Mr Hunter. Ubwo umukobwa ni uko nguko yahise amufatiraho icyuma. Mr Hunter ni uko nguko nawe yahise aza. Ubwo ngubwo ahita atangira kuba yamubaza ati muko urimo urakora ibiki? Ati shyira icyo cyuma hasi, gira vuba vuba shyira icyo cyuma hasi. Ubwo yahise atangira kuba yavuga ati nunyegera ndahita mukata. Ati wibeshye unyegere ndahita mukata ngewe murangize. Umuhungu yabonye ko biri seri ati nayamanitse, ntabwo ndi bukwegere. Ati ntabwo ndi bukwigere basi, reka njye hasi. Ati basi turaguhereza amafaranga, ushaka amafaranga angahe? Ubwo umuhungu nawe yahise atangira kuba yafata ivaze, ariko umukobwa aravuga ati oya, nta mafaranga nshaka, icyo nshaka ni ubuzima bwa Sharire. Umukobwa wumve ko yatumweho, ubwo niko yagiye kuba yamutera icyuma. Nuko nguko Mr Hunter yarebye, ese icyuma arakimuteye icyangwa? Ubwo ngubwo barimo baratwereka Jerima aho ngaho arimo arinywera ku mazi. Ubwo nuko nguko wa mukobwa we nawe yahise agera aho ngaho atangira kuba yamubwira ati Jerime. Ubwo umuhungu nawe yari arimo arinywera amazi, atangira kuba yamubwira ati hari amakuru nakiriye avuye muri River City. Ati byose byaciyemo ibintu byose twapanze. Umuhungu yaravuze ati ngo iki? Ati byaciyemo, ati imipangu yacu yose yakunze. Mbega umukobwa yahise amubwira ati cyane, imipangu yose yakunze. Ati wa muganga cyangwa se wa munasi, ati ibintu byose twamubwiye, wa muforomo yatubwiye ko icyumba yari arimo byose byakemutse, ngo yamuteye icyuma mu mutima. Ubwo niko yamubwiye ko yamuteye icyuma mu mutima. Sharire ntawe ukiriho ubu ngubu, noneho imigambi yawe yose twari turimo turapanga, cyangwa se ibyo wapangaga noneho byagezweho. Ubwo Jerime yarabyumvisha ati mbega byiza, wow. Ubwo yagiye haraserebura, atangira kuba yavuga ati ndumva noneho ibitekerezo bibaye byinshi. Ati se ahubwo nkubwira kandi kantu. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati uramfasha cyane, ati kandi dukoze akazi gakomeye, ati niwe umfasha mu bintu byanjye byose. Umukobwa nawe akavuga ati ariko n'ubundi byari kugenda gutya, nanjye nabitekerezaga ko bino bintu biri buze kuba byose byagerwaho, byari biri mu biganza byawe nako byacu. Umuhungu akajya akishima akavuga ati byose kuba mbigezeho ni wowe ndimo ndabikesha, umfasha kuba natekereza cyane, nukuri uramfasha. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati noneho ubu ngubu nyuma na nyuma ngiye kuba nafata kampani ya Fisha. Ubwo akajya agaseka, yewe agaseka. Umukobwa nawe akamubwira ati Jerime, ati ejo tugombe tube kwajya kureba nyogokuru wawe mu rugo. Umunasi yatubwiye ko nyogokuru wawe ameze neza, rero tugomba kuba twajyayo kureba ukuntu bimeze. Ubwo nuko nguko umuhungu nyine bamubwiye, ariko agatangira kuba yamubwira ati ubu ngubu ikibazo gisigaye ni icya Kristali, ariko nta n'impamvu yo kuba twakimugirira ikibazo kuko nta ngingo afite imurengera. Ubwo ngubwo umuhungu yanapfuye, byose biraba birangiye. Ubwo bisobanuye ko Sharire barimo baravuga ko yapfuye. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yamwegera akamubwira ati nukuri uramfasha, bino bintu urabimfasha nukuri, sinzi ukuntu nagushimira. Atari kumfashije kuba nakica umuvandimwe wanjye mpaka nyuma na nyuma, bino bintu nibirangira tuzahita tunakora n'ubukwe. Umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati se niko bimeze? Ati ubukwe? Umuhungu yari yikundiye no mukobwa. Umukobwa akavuga ati ibyo bintu birantunguye nukuri, ati ndishimye cyane. Umuhungu yaravuze ati we witegure, ibi bintu nibimara kuba byarangira, nimara kuba nafatira groupe cyangwa se company, nzahita ngufata ngo ushyire mu mago nawe nguhereza umwanya ukomeye tuyobore. Ubwo umuhungu yari yamaje kuba yakikundira no mukobwa, akamubwira ko bagomba kuba yamubera umugore. Akamubaza ati se uriteguye kuba wambera umugore? Umukobwa nawe ati se nabyanga we, reka reka ntago nabyanga. Ubwo baratwereka hani ari aho ngaho n'umukobwa Kristali. Nuko nguko yaje amubwira ati ni muko Miss Mura, ati paritoma ni ugiye kuba warara, ati muri kino gihe ugiye kuba warara mwaha ngaha, ni hano ugiye kuba waba mpaka Sharire amaje kuba yagira aha ngaha, niko bigomba kuba byagenda naha ngaha yavuze. Turi bube tugufatiye icyumba, ati mission dufite cyangwa se mission dufite naha ngaha turi buze kuba turimo turayikorera wowe uri mwaha. Umukobwa nawe yaravuze ati nta kibazo ngiye nditeguye kuba naguma aha ngaha. Umuhungu nawe aravuga ati nta kibazo, ariko akiri aho ngaho yese yumva telefoni barimo baramuhamagara, nawe yihutira kuba yafata telefoni barimo baramuhamagara. Umukobwa aramwitegereza, yitegereza ukuntu barimo baramuhamagara. Ubwo yese atangira kuba yavuga ati yego Mr Hunter, ndimo ndakumva.
ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati Miss Mura namugerejeje muri aparitoma aho agomba kuba yarara, nahamugejeje rwose ibintu bimeze neza. Ariko umuhungu hari ibintu batangiye kuba bamubwira ati ngo iki. Umukobwa nawe atangira kuba yavuga ati habaye iki se. Ubwo yahise atangira kuba yavuga ati se byagenze gute, ibyo bintu byabaye ni ibiki. Ubwo yatangiye nyine kuba yabaza Mr Hunter nyine ibyo bintu amubwiye ari ibiki, nawe yahise atangira kuba yavuga ati nta kibazo. Umukobwa ariko aritegereza atangira kuba yamubaza ati hani ni ibiki, ni ibiki birimo birajya mbere, ni iki cyabaye, hari ikibazo se cyabaye kuri Sharire. Umukobwa we yabohoraga ahangayikiye Sharire, ariko umuhungu yaramubwiye ati hoya nta kibazo na kimwe, ibintu byose bimeze neza, bosi wanjye ni muzima ameze neza, nta kintu na kimwe cyabaye, ahubwo we banza uruhuke, ejo nzaza kuba nagufata tube twagenda. Ubwo niko yamubwiye ngo ejo azaza kuba yamufata, aramubwira ati ngereka mbe nagenda, ejo nzaza kuba nagufata. Ubwo we nuko nguko yahise agenda, ariko umukobwa we yari afite kuba yashidikanya, arimo aravuga ati Sharire ameze neza. Umuhungu nta makuru yamuhaye, natwe ntabwo tuzi ngo bamubwiye iki, ariko twumvishije Jerime bamaje kuba bamubwira ko Sharire yapfuye, bamuteye icyuma cy'umutima. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yakibaza ati se ko numva umutima wanjye urimo urasimbagurika, ibi bintu ni ibiki we. Ubwo umukobwa nyine yatangiye kuba umutima wasimbagurika, akavuga ati Sharire se. Umukobwa nyine arimo aribaza ati Sharire, ati se niki cyamubayeho, nizere ko ameze neza, ati nizere ko ameze neza. Umukobwa nyine arimo aribaza ati nizere ko ameze neza. Ubwo baratwereka bukeye bwaho, aho ngaho barimo baratwereka Jerime raje ari kumwe n'umukecuru, arimo aramubwira ati nyogokuru we ibintu bimeze neza. Ubwo nuko nguko yaje kuba yamwicaza, aza amwicaza vuba vuba amubwira ati cara. Ubwo uyu nguyu ni mukecuru wa Jerime ndetse na Sharire. Ubwo ngubwo batangiye kuba bamubwira ati dore ibingibi nibyo nakuguriye, ati ibingibi byose ni ibyawe, nabikuguriye nabikuye kure. Ubwo abo ni abakozi be, ariko umuhungu akagumya avuga ati nyogoku njye nagerageje ibishoboka byose, na n'ubu narahize umuvandimwe wanjye naramubuze, sinzi ahantu nzamukura, na n'ubu ndacyakomeje. Ariko agatangira kuba yavuga ati se nyine ko umuvandimwe wawe yabuze, ibi bintu ni ibiki koko, twazamukura hehe ko ibintu bikomeye kuba byandenga. Ubwo yatangiye kuba yamubwira tugomba urwanira umuvandimwe wawe umushake, ibyaba mu byago, ibyaba mu gahinda, ibyaba hehe hose, wowe utekereza ahantu waba wamukura umushake. Ubwo nyogokuru wabo akagira ngo ni abavandimwe bakundana, kandi ko atazi icyo nuko uno muhungu Jerime nta kintu na kimwe aba yitaye, akamubwira ati hoya wirakara, ni ukuri njye mbirimo ndagerageza mbe namushaka nyogoku. Ubwo ngubwo arimo aramubwira ngo araza kuba yamushaka, akavuga ati njye hashize amezi 3 nkirimo ndamushaka, nta munsi n'umwe nigeze ndyama, sindamenya niba ari na muzima basi cyangwa se yarapfuye ngo menye n'umurambo wiwe ahantu waba uri. Ubwo mukecuru akamubwira ati Jerime nawe ati kikarame. Ubwo akaza gake gakeya akamubwira ati kuva umuvandimwe wawe yagenda nawe ndabibona, kandi urabibona famiye yacu habe no gutuza, ati duhora natwe dushikagurika, twibaza se aracyariho, yarapfuye, ati ubu ngubu kuryama nta muntu byemerewe, basi se twabonye n'uwo murambo we basi. Ubwo ngubwo aho ngaho hari uwahise uza, ubwo ni Hani ndetse na Kristali. Kristali yahise aza atangira kuba bamupresenta ati uyu nguyu ni umukwe wawe nyogokuru we. Ubwo yahise atangira kuba yavuga ati umukwe wande. Ubwo ngubwo na Jerime nawe yahise ahaguruka avuga ati umukwe wande wowe, ibyo bintu murimo muravuga ahangaha ni ibiki? Ati nyogokuru we, ati ahubwo reka mbanze nkubwira ikintu nari narabuyagiye kuba nakubwira. Uno mugore urimo urareba ahangaha babeshya ngo ahangaha uyu nguyu ngo ngashaka kuba yaba umuntu wo mu muryango wa Fisha, kandi abarimo aratubura abeshya ahangaha. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati wowe urimo urabeshya ahangaha, ni gute waza umbwira ngo wowe uri umukwe wa hano muri uno muryango, umuhungu wacu tutazi n'ahantu ari, mwakoze ubukwe ryari? Mutubwire mwakoze ubukwe ryari? Ubwo yahise atangira kuba yabwira Hani ati ariko Hani we, iyo mikino urimo urakina ahangaha uzi ikintu bisobanuye? Wishaka kuba wakina ahangaha we n'uwo mugore murimo muraza muteza ibibazo ahangaha, mugende muvanga mureke kuba mwabeshya. Hani murimo urabyumva? Ariko umukobwa akavuga ati nyogoku, ati ngewe ubu ngubu urimo urabibona ahangaha, ngewe na Sharire ngewe tubirimo neza, banyita Kristali Mura, nkaba ndahangaha
ndi kumwe na Hani niwe wanzanye ahangaha ngo akumpresente. Ariko yahise atangira kuba yamubwira ati ngo iki, ariko wowe uri mu biki? Ibyo bintu urimo uravuga, umwuzukuru wanjye mukuru ntago ibyo bintu yabikora, ntago yakishyingira, ibyo bintu se ninde ubizi? Agatangira kuba yabaza Jeremy ati se wowe urabizira ko bakoze ubukwe, ibyo bintu urabizi? Ubwo agatangira kuba yavuga ati ubwo atabizi se nanjye nkaba ntabizi, ninde wundi wo mu muryango ubizi? Ariko umukobwa akamubwira ati tuza mbe nagusobanurira, Charles ni muzima. Ubwo yaramubwiye ati Charles ni muzima, ati ikirenze hari no kwa muganga, atari kure cyane ariko barimo baramwitaho. Ati se urimo urabitekerezaho iki? Wenda we naza azaba yabigusobanurira. Umukecuru yavuze ati ngo iki, urimo uravuga ngo iki? Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati umwuzukuru wanjye mukuru se yaba akiri muzima? Yaba akiri muzima, nsobanurira n'ukuri, ari hehe? Umukobwa yaramubwiye ati ari muri River City, n'ubu ngubu ni hakiri. Ariko umuhungu agatangira kuba yatekereza ati ngo iki, ibyo ngibyo urimo uravuga ni ibiki? Ubwo agatangira kuba yamubwira ati yari yanyohereje ahangaha ngo mbenze naza kuba nakwifuriza isabukuru nziza, vuba ahangaha nawe araba yahagera, niwe wanyohereje ahangaha ampereza Hani ngo tuze kukwifuriza isabukuru y'imyaka 70. Umukecuru aravuze ati mugende munyereka ahantu ari. Ariko umuhungu akamubwira ati nyogokuru we, uno mukobwa ni ikigoryi, arimo arakubeshya, ibi byose arimo arakubwira ni ubugoryi. Charles ntago akiri muzima, none se aramutse akiri muzima ntago yakaba yaje mu mujyi akaza nawe kuba yakureba? Ibi byose arimo arahimba. Umukecuru bamugira umusazi, ariko aravuga ati uzuko ari byo. Jeremy nawe batangiye kuba bamubwira ati wewe urashaka kuba wabeshya ahangaha, umuvandimwe wawe ni muzima, ati ahubwo we wagerageje kuba urimo urabeshya ahangaha ushaka kuba wanyita umusazi kugira ngo ube wajyana kampani yanyu. Nta gisubizo ufite ahangaha usibye kuba wazana amakuru y'ibihuha. Ibyo byose urimo uravuga ahangaha ubwira nyogokuru wawe ni ibintu by'ubugoryi, nta mpamvu cyangwa se nta fact ufite kuba uhagararaho ibyo bintu urimo uravuga. Ariko akamubwira ati wowe wananiwe kuba wafungura ya safe ijoro ryashize cyangwa se umunsi ushize kugira ngo twereke. Umukobwa ariko akamubwira ati iriya safe wazanye wakekaga se ko yari iya nyayo? Ati iya nyayo mwari mwayisimbuje kuko mwari mubizi ko muri mu binyoma, mwari mwayisimbuje. Atariko ibyo ngibyo ngiye ntago mbyitayeho. Icya mbere nuko ngewe ibyo ndimo ndabikora byose ari ibya nyabyo, ni nayo mpamvu naje hano muri ino nzu kuba nakifuriza isabukuru umukecuru. Ati rati isabukuru nziza y'imyaka 70. Ubwo umuhungu akamubwira ati wowe wananiwe kuba wayifungura, wishaka kuba wabeshya. Atari kuri muhungu, icyo twumvishe nuko bahinduye ya sefu cyangwa se ka box ka nijoro k'ijoro ryashize, bwo ngubwo baragahinduye. Rero yese atangira kuba bavuga ati muhungu, ati cyangwa se Charles yarapfuye, none ikirenzeho banatubwiye ko bamuteye icyuma mu mutima, ngo bamuteye icyuma mu mutima. Urumva ko ibyo byose byarangiye, nta hantu na hamwe ho kurokokera, yarapfuye. Ubwo yese atangira kuba yamubwira ati ibyo urimo uravuga ni ubusa. Ati rata nyogoko, ati isabukuru nziza, ibyo byose wibyitaho. Ubwo umuhungu yaramubwiye ati ibyo ngibyo we ntago bikureba, isabukuru ya mukecuru turaza kuba twayiserebura, ibyo wishaka kuba wabizana ahangaha ntago bikureba. Ikirenzeho nta nubwo uri uwo mu muryango wacu, ibyo nawe ndakeka ubizi. Umukobwa akamubwira ati ngo iki, ibyo ngibyo se urimo uravuga ni ibiki? Ibyo ni ibiki urimo uravuga ahangaha? Nta fact ufite cyangwa se nta kimenyetso na kimwe ufite ko tutakoze ubukwe twarabukoze, ahubwo ngewe ndabamenyesha ko nzaza kuba presenta cyangwa kubereka Charles ari muzima. Ati mbafitiye n'impano nzabahereza. Ubwo yaramubwiye ati nta kibazo, twebwe dutegereje gift uzaduhereza, ibyo ni ibintu dutegereje. Umukobwa nuko nguko yese yigendera, ariko umukecuru warimo arashidikanya ko umwuzukuru we ashobora kuba akiri muzima. Ubwo akiri aho ngaho bahise batangira kuba bamubwira ati nyogoko, ngwino ujye kuruhuka. Nuko nguko bamujyanye, ariko abandi basigaye aho ngaho barimo baravuga ati Jeremy, atuza amakuru nakiriye se? Ubwo yese atangira kuba yamubwira ati ngo iki, amakuru ari kuva muri River City nuko ikintu arimo aragaragaza ko ibintu byose byagenze neza, ngo umuhungu ararwaye, nta minsi itabuze kuba yashira atarapfa. Ubwo rero bisobanuye ko yapfuye, nta kindi kintu gisigaye kuko icyuma icyageze mu mutima. Ubwo Jeremy yaragiye araseka, kumva ko umuvandimwe wagiye kuba yapfatangira kuba yavuga ati mbega byiza,
ni byiza cyane pe. Ati iminsi 3 nimara kuba yashira, ati ndakeka turaba turimo turanaserebura isabukuru ya nyogokuru, nibwo turi buze kuba twategurira ikirori icyo kuba twamwifuriza isabukuru nziza. Ati nibwo ndibuze no kuba natanga mwitangazo ku bantu bose baraza kuba baraho, nze kuba nabamenyesha amakuru ko umuvandimwe yapfuye bite nanayobora kampani. Ubwo muhungu niyo mipango yari afite, ariko no mukobwa we yaragiye kuba yaba umugore wagatangira kuba yamubwira ati ahubwo ngewe ndakwifuriza intsinzi ku bintu umaje kuba wagiraho, ibintu byose umaje kuba wagiraho. Umuhungu akamubwira ati niwe wanjye, we turi kumwe. Ubwo bakajyaho bagaserebura, ubwo baratwereka umukobwa ndetse na Hani. Nuko nguko basohotse, bo bavuze ko bagiye kuba bategura igift ikomeye bagiye kuzabereka mu kirori cyabo. Ubwo Yesu atangira kuba yamubaza ati Hani we. Hani nawe ati yego. Ubwo Yesu atangira kuba yamubaza ati se mu kirori cyo kuba yaserebura isabukuru ye ni ikihe kintu cyangwa se niyihe mpano utekereza twazamuhereza kugira ngo tuzamwereka ko basi ibintu byose tubirimo. Ubwo Yesu atangira kuba yamubwira ati Mr Fisher niwe wenyine ushobora kuba yamenya gift se cyangwa impano ushobora kuba wamuhereza. Rero nicyo kintu ngiye nakwifusaba kuba wabanza ukabaza Mr Fisher ibyo bintu byose. Ubwo Yesu atangira kuba yamubaza ati subwo ngubwo sindaba ndimo ndagora Sharirera, ubu sindaba ndimo ndamugora kandi ameze nabi, ibyo bintu ndaza kuba namubona gute? Ubwo Yesu atangira kuba yamubwira ati ndimo ndumva ukuntu umeze, atariko ni ibintu byoroshye, ibyo byose wibigirira impungenge. Numara kuba wamubaza Mr Fisher ibyo byose araza kuba yabyikemurira. Ino kondisiyo urimo ni kondisiyo yoroshye, araza kuba yabikemura ibyo ngibyo n'utuntu tworoshye. Ubwo umukobwa Yesu atangira kuba yavuga ati se koko. Ubwo rero akamubwira ati kuri anniversary y'uriya mukecuru biriya byose araza kuba yabitegura. Umukobwa nawe akavuga ati turaza kuba twareba, atariko ntabwo tugomba kuba twatsindwa cyangwa se bakaza kuba badufata nk'abasazi muri kiriya kirori, tugomba kuba twatsinda. Ubwo nuko nguko umukobwa yagiye agenda utyo. Ubwo ngubwo abandi barimo baritegurira ibirori, byabaye ibirori bagiye kuba bajya mu birori. Ubwo munsi nyirizina warageze, umukecuru bakamubwira ati mukecuru wambaye neza, aturakoze cyane urakoze cyane. Ubwo aho ngaho ni ibirori byatangiye nyine, agatangira kuba yabwira umwuzukuru ati bugiye nta kibazo, ibintu bimeze neza. Ubwo bagatangira kuba bavuga ati Jerime ati numvishe ngo umuvandimwe wawe ariko ngasigaye ngaba muri River City, ibyo ni ibintu bya nyabyo cyangwa ni ibinyoma? We tubwiza ukuri, ni ukuri ngiye nshaka kuba namenya ukuri. Ubwo abavuga bo bahwihwisa amagambo ntibabura, nanjye narabyumvishije we. Ubwo ngubwo bagatangira kuba bamubaza ati saraza kuba yaza we, atariko ngo ngiye narumvishije ushaka kuba wayobora ngino company we, ibyo bintu nibyo? Ubwo Yesu atangira kuba yamubwira ati niko ibyo bintu byose ni ibihuha, ikintu mumenya ko nuko umuvandimwe wanjye yagiye, ibyo yarapfuye yaragiye, atahubwo muba murimo muranshinyagurira, ariko mwumva ukuntu umugomanye nari umugome ngo barimo baramushinyagurira. Agatangira kuba bavuga ati niyo mpamvu nanjye nateguye ibirori byo kuba nashimisha inyogokuru, ariko umuvandimwe wanjye we yaragiye. Ubwo abandi bagatangira ati se yamuye amakuru numvishe ngewe ngo yibera muri River City, ibyo bintu ntago ari byo we, none se ntago wagiyeyo? Undi yaravuze ati twarabirebye, ayo makuru ntago ariyo, ati amakuru dukura kuri Hani yatubwiye ko atari muzima, ibyo byose ni ibintu twamenye, Hani twamwohereje kuba yacekinga. Ubwo bagatangira kuba bavuga ati se none ibintu byo kuba watwara groupe cyangwa se no company nibyo? Umuhungu agaseka ariko akavuga ati Jerime ati ngenda kwizeye, nawe akavuga ati niko bimeze, mukomeze munyizere, kandi ngiye biba byiza iyo nkoranye n'abagore. Ubwo ngubwo batangiye kuba bamubaza ati se wa mugore twabonye ahangaha koko ni ibyanyabyo, ni umugore wa Sharire? Ubwo Yesu atangira kuba yavuga ati hoya, urya mugore ntago ari uwa nyawe, n'ibihuha n'ibihuha. Ubwo bagatangira ati ngo guki, none se ugiye kuba watubwira ko uriya mugore atari uwa nyawe? Ubwo barababwiye ati mwebwe muceceke, ibyo ngibyo ni ibihuha, mureke duserebure isabukuru ya mukecuru wanjye, ibyo ngibyo byo ni ibihuha, ibyo byose murimo murumva ni ibihuha, aramutse ahari ibyaza kuba byakemuka. Ubwo batangiye kuba bamubaza ati se nta nubwo ari buze wa mukobwa? Akavuga ati se yaza agiye hehe kandi twamunyomoje twamufashe? Ubwo batangiye kuba bavuga ati natwe twari twarayobye tutazi byari byo. Ubwo warimo aravuga ngo ntago ari buze,
dore nuko nguko yaje atambuka gake gakeya arimo arisekera. Kandi umuhungu aravuze ati uriya ntago ari buze, reka reka ntago ari buze. Ubwo nuko nguko yaje gake gake araza atambuka. Ubwo umukecuru nawe nuko nguko yakebutse, arebye neza yise atangira kuba yavuga ati ngo iki. Ubwo nuko nguko yise atangira kuba yavuga ati ninjye gice cya kabiri icya Sharire, atari kure n'abasezeranyije ko ari gift ndibuze kuba nabahereza. Hani we bereka iyo gift sha. Ubwo nuko nguko yavuze ati niko bimeze madamu. Ubwo ngubwo yise agenda kuba yahereza nyirakuru, ariko agiye kuba yayimuhereza umuhungu yise ayimwaka, ahita afungura vuba vuba. Ubwo bose batangiye kuba bavuga ati ngo iki icyo gikomo se, ati icyo gikomo ni igiki, ati kiriya gikomo uko numvishije ngo kigura amamiliyoni, we uzi uko gihagaze miliyoni 2 z'idolari. Ati mbega we icyo gikomo kirahenda, ati uruganda rugikora ntago rupfa kugikorera buri umwe, ati ni icy'imyaka igera mu bihumbi 100 ishize. Biriya bintu rwose twarabyize, biriya bintu ngewe mfitemwo ubuhanga mu kuba narabyize. Abajyaho barajujura, nta kintu bazana mwaha baba batazi, barajujura. Ubwo umukobwa nawe yese atangira kuba yabwira nyirakuru ati nyogokuru ibyo byose ni ibyawe, n'iby'umuhungu yampaye ngo nkuzanire. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati niko, ati kino gikomo kigura miliyoni zisaga 2 z'idolari, waba wagikuye he? Umukobwa akamubwira ati ngewe iyo ni inama nahawe n'umugabo wanjye. Ubwo agatangira kuba yamubwira ati ariko umuvandimwe wanjye yaragiye, ntiwongere kuba wavuga ayo magambo. Umuvandimwe wanjye we yaragiye, ni gute yaba yohereje gift cyangwa se impano imeze gutya kandi yarapfuye? Ubwo bisobanuye ko ibi byose by'ubugoryi urimo urakora aha ngaha atari ibya nyabyo. Ubwo nuko nguko yafashe ka gakomo cyangwa se cya gikomo arakimena, ngo kandi kigura miliyoni zirenga 2 cyangwa se zisaga 2 z'idolari. Ubwo umukobwa yese atangira kuba yavuga ati se impano umuvandimwe wawe yari yoherereje nyogokuru wawe nuko nguko uyigize, aturi umusazi. Umuhungu akavuga ati ahubwo we va aha ngaha, ibintu urimo uravuga aha ngaha n'ubugoryi, umuvandimwe wanjye yarapfuye, ni gute waza utubura aha ngaha ubeshya cyane? Ibyo bintu urimo uravuga byuzuyemo ibintu by'ibibeshyo. Umuvandimwe wanjye yarapfuye, ni gute wakeka ko ibyo bintu twabyemera? Ubwo n'umukecuru ati niko bimeze rwose, umwuzukuru wanjye yarapfuye, none ubwo murabona mama utarimo muramushinyagurira we. Ati se none aramutse ariho? Ariko umukobwa atangira kuba yavuga ati hoya mukecuru, ati Sharire aracyari muzima, arahari. Ubwo umukecuru akamubwira ati ngo iki aracyari muzima? Ubwo ngubwo umuhungu nawe akagumya amubwira ati mukecuru arimo arakubeshya, ati ahantu hose twagiyeyo, twagiye muri River City tujya gucekinga, tujya kureba turamubura. Ariko agatangira kuba amubwira ati biri serious se? Akavuga ati cyane rwose twagiyeyo, noherejeyo n'abagabo benshi cyane baracyarimo baracekinga, umunsi ku munsi bampereza amakuru bambwira ko umuvandimwe batamubona. Rero bisobanuye ko yapfuye, nta kimenyetso na kimwe gihari ko ari muzima, ngo banamuteye n'icyuma icyo mu mutima. Urumva ko ibyo bintu rero mbihagazeho, mfite amakuru. Ubwo umukobwa yaramubwiye ati ibyo byose urimo uravuga ni ubusa, nta kintu na kimwe urimo uravuga, ibyo byose ni ubusa. Ati ahubwo Sharire we, ati ahubwo Sharire ni muzima, nta kibazo na kimwe afite, ibyo byose ni ukugira ngo ubeshye aha ngaha. Agatangira kuba bavuga ati se aramutse ari muzima ntago yakabaye yaje mu mujyi, yajya kwihisha aho ngaho muri River City mwirirwa muvuga? None si ibyo bintu murimo muravuga ni ibiki? Ko ngewe ibintu byose nabyiboneye, indege ubundi yarabanjije iramuhanura. Ubwo yese atangira kuba yabwira Hani ati Hani ubundi wababwiye ukuri? Hani babwira ukuri. Ubwo niko yese atangira kuba yamubwira ati babwire ukuri ko Sharire yatatswe, bibabwire byose, babwire mubwire. Ubwo yahatirije umuhungu kugira ikintu akora. Yese atangira kuba yamubwira ati Jerime, ati uyu munsi Madamu Fisher yifuje kuba yaza hano muri no anniversary kugira ngo abe yagira itangazo atanga, aribwire na bano bashyitsi bose ko Sharire akiri muzima. Ubwo batangiye kuba bavuga ati ngaracyari muzima? Ati se aracyari muzima hehe? Ibintu bimaze amezi 3 yaragiye, yaba ari hehe ibyo bintu murimo muratubeshya? Mwaratugurishije, mwaratwiboneye. Ubwo abavumbyi bo bagusiba kuvuga byo nibiba ari ikosa. Ubwo bagatangira ati mwebwe mwatubonyemo nk'ibigoryi. Ati se none umubiri we niba yaranapfuye uri hehe ubundi? Kari cyo kintu ngiye ndimo ndibaza, niba ari muzima ari hehe, niba yarapfuye umubiri we uri hehe? Umukobwa agatangira kuba yarira. Ubwo abandi bakavuga ati hoya Mr. Fish ukuntu bimeze, ati ntago ibyo ngibyo biriho,
atahubwo ikintu gihari nuko uyu muhungu Mr Fisher wundi nawe agomba kuba yagenda agafata kampani akayiyobora. Ubwo niko batangiye kuba bavuga, ariko umukobwa agatangira kuba yarira akumva umugabo we barimo baramugira umuntu wapfuye kandi ari muzima. Ubwo agatangira se kuba yavuga ati se basi aragira ahangaha agira ikintu agaragaza, ibi bintu ntabwo bishoboka, reba ukuntu barimo barabyica, reba ukuntu barimo baramwica ari muzima, ati gute bino bintu twabyizera. Ariko hano yaramubwiye ati wirakara, Mr Fisher yaba ari ahangaha ndakeka ko utari kuba urimo urarira, byose nawe yari kuza kuba yabibona ukuntu umeze. Ubwo ngubwo nuko nguko umukobwa batangiye kuba bamucecekesha, ariko yarahindukiye hano atangira kuba yabwira ati Jerime, ati ngende wowe nakigira mwahangaha kuko umuvandimwe wawe aracyari muzima. Ariko akamubwira ati we nakubwiye ngo umuvandimwe wanjye nohereje abantu benshi bajya gucekinga. Ariko akamubwira ati aho hari imbere kandi n'abo bagabo bawe none se barakubwiye neza bageze muri River City hose barahacekinga cyangwa bageze mu gace gatoya? Ati River City ni nini, aho bagiye wasanga batirigeze bagera aho yarari. None se ni gute bazi ko yatatswe batarigeze bakwereka umurambo we? Ni gute bakubwiye ko yatatswe ntibakwereka umurambo we? Ubwo yese atangira kuba yamubwira ati si ibyo ngibyo birakuraho ko yapfuye, njye nakubwiye ngo nohereje abantu bagenda kujya gucekinga umuvandimwe wanjye, ntabwo nabatumye kujya kumwica. Ubwo akamubwira ati suzi ko byarangiye? Akamubwira ati byo ariko byarangiye cyangwa se uko byarangiye ngiye ibyo ngibyo ntabwo mbyitayeho, icyo nzi cyo nuko yagiye. Umukobwa akamubwira ati basi wowe wakizeye se basi wenda kugeza ubonye umurambo w'umuvandimwe wawe ukareka kuba wakizera gutyo? Akavuga ati byo simbyitaye kuba nakizera ibintu nk'ibyo, njye icyo mbabwiye nuko umuvandimwe wanjye yapfuye. Ariko akamubwira ati Jerime, ati uyu munsi ni isabukuru ya nyogokuru wawe, atariko ibintu urimo uravuga ni ibintu by'ibibeshyanyo gusa. We sereburira isabukuru y'umubyeyi wawe cyangwa se y'umukecuru wawe, ureke kuba wabeshya ahangaha ku bintu utazi. Ubwo umukecuru we bamugurishije nta kintu na kimwe azi, ariko umuhungu akababwira ati mwebwe ahubwo ikintu ngiye kubasabira nuko babana basora ahangaha kuko ndi kubona mushaka kuba mwanyicira ibirori byanjye na mukecuru. Mukecuru nawe akatangira kuba yavuga ati rata mwuzukuru wanjye, ati ngewe ndamukumbuye cyane kandi nawe aramutse ahari yaba nkumbuye, yakabaye yaje kuba yandeba cyangwa se yaranaje kundeba. Rero ibyo bintu byose murimo muravuga ni ibibeshyo, ntago ari muzima. Ati ngewe aramutse ahari nakifuje kuba namureba, atari kubwo atagihari reka nkureho basi nzahora mukumbura. Ubwo na Jerime akavuga ati mwebwe murimo muratubura ahangaha mubeshya umuvandimwe yaragiye yarapfuye, ahubwo mwebwe muri ahangaha mwese hari ijambo mbafitiye. Ati ubu ngubu ngiye kuba natangira kuba nayobora Fisher Group cyangwa se Fisher Company, kuko nta wundi muntu izi nshingano wazishobora atari ngewe. Ubwo bose batangiye kuba bavuga ati mbwa byiza, atugiye kuba watangira kuyiyobora, mbega byiza ngenda byishimiye, ibi bintu ndabikunze ni ukuri. Ubwo babandi nyine baba bavumbye b'umunwa bo baba bawutyaje bagatangira ati ngenda byishimiye ni ukuri cyane pe, nibyo. Ubwo n'abandi iti cyane congratulation muvandimwe, ndabyishimiye cyane kuba ugiye kuba wayobora ino company, ndabyishimiye cyane. Ubwo nawe akajyaho ati cyane rwose ngewe se ndakora ntibakore. Ubwo niko batangiye kuba banyine bamufelicita bakamubwira ati ibyo bintu ni byiza. Ubwo n'umukecuru yaravuze ati niko bimeze n'ubundi nta wundi muntu wayiyobora, ati umwuzukuru wanjye agiye kuba yatangira kuba yayobora ino company, ati ndamwemereye rwose agenda afate atangira ayobore. Ubwo nuko nguko batangiye kuba bamubwira ati uwo nguwo azabashyira mu bihombo ntago ari uwa nyawe, uwo nguwo ntago ari icyo agamije kuba yabashyira mu nyungu, ati kandi ari we wihishe inyuma ya Sharire urupfu rwe. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira tumva mukobwa ibyo bintu urimo uravuga ntago ari byo, ati ahubwo witeza ibibazo ahangaha, witeza ibibazo ahangaha utaza kuba wabona ibindi byago. Ubwo umukobwa yaravuze ati njye ntabwo ndimo ndateza ibyago, nje kuba nabereka ukuri, nkabereka ko uwo muhungu ashaka amafaranga y'umuryango, ntabwo arimo arifuza inyungu z'umuryango wanyu. Ati nawe yabibwirira ukuri kuri mu mutima we, ati niwe uri inyuma y'urupfu rwa Sharire, niwe rwose uri inyuma ye w'ibintu murimo muratekereza. Ubwo nyine umukobwa yatangiye kuba yababwira ko ari uri inyuma ya rwa rupfu
cyangwa se rya panga ry'urupfu yari yateguye. Ubwo mukobwa akavuga ati niko bimeze. Umuhungu agatangira kuba yavuga ati ariko wowe urimo uravuga ibiki? Ibyo bintu uri kumva ukuntu urimo uravuga ngo njye nashatse kuba nakangiza umuvandimwe wanjye cyangwa nashaka kumwica? Ibyo bintu urimo uravuga uzi igisobanuro cyabyo cyangwa uzi ukuntu biremereye? Warangiza ukajya ahangaha ugatangira ati njyewe ngo ndi umwicanyi, ndi umugome. Ibyo bintu ni ukubera icyo urimo urabikora? Ubwo agatangira kuba yakigira umuntu mwiza. Umukecuru nawe agatangira ati njyewe ndamwizeye Jerime ntago ari umuntu mubi, ibintu byose yagakoze, yagafashije umuvandimwe we, ntago yamugambanira. Ariko hano akavuga ati hoya ntago ariko bimeze. Ati se Jerime waretse kuba wakihisha inyuma y'ayo mabara yawe ikari menshi? Ati umuvandimwe wawe wamufasha iki sibye ko wagurishije nyogokuru wawe urimo uramubeshya? Ati mukecuru wawe yakifuje ko mwakorana nk'itsinda, ariko niwe muntu mubi urimo uragerageza kuba wakangiza famiye yanyu. Ubwo ngubwo mukecuru amubwiye ati ceceka aho ngaho, ibyo byose urimo uravuga ni ibihuha, nta kintu na kimwe kizima urimo uravuga, ibyo byose ni ibihuha. Sharire yaragiye, ahubwo mureke Jerime atangire ayobore gurupe cyangwa se kampani yacu, kuko umuvandimwe we yarapfuye, yaragiye. Ubwo nuko umukecuru yatangiye kuba yamubwira ati wenda gushyigikiye, ndagufashije cyangwa se nkuri inyuma muri ibi bintu ugiye kuba wakora. Ubwo umukobwa nawe akabireba ati ngo nguki? Ubwo Yesu atangira kuba yamubwira ati mukecuru Jerime arimo arabeshya, ibyo byose arimo aragerageza kuba yakora ni ibihimbano. Jerime nawe akareba utyo. Ubwo ngubwo umukecuru ariko yari yanze kuba yabyemera ati mwibeshyera umwuzukuru wanjye ameze neza, ahubwo muva ahangaha. Ubwo nuko nguko umuhungu yahise atangira kuba yavuga ati sekirite muze mujyane bano bagambanye mubakura ahangaha. Ubwo nuko nguko batangiye kuba bajyana umuhungu bamukurura bamukweshebura bamubwira ati wari umugambanyi. Ariko umukobwa agatangira kuba yavuga ati se kubera iki mutarimo murizera ko Sharire akiri muzima? Ati ahubwo we ari ahangaha, vuba ahangaha araza kuba yaza ahangaha. Ubwo nuko nguko umukobwa yatangiye kuba yavuga ati vuba ahangaha araza kuba yaza mu byibonere. Umuhungu nawe agatangira ati yeee hataza, ati ibyo ni ibiki? Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yababaza ati se mwegeze mubonaho umurambo we? Agatangira ati umurambo we ntawe dukeneye kuko turabizi yarapfuye. Ubwo babandi bo baba barimo baranyweriza ubuntu bagatangira ati wa mukobwa we njye ndi wowe ntago nakifuje kuba naterana amagambo na bosi, urimo urashaka kwigira bosi ahangaha w'igicupuri w'igituburano? Ati ahubwo reka tumwifurize congratulation rata. Ati congratulation rata, wowe uzite kuri kampani yacu, ibi bintu ni byiza cyane. Ati turakwishimiye. Ubwo bagiyeho batangira kuba ba felicita uyu mugabo nyine Jerime, ngo baramwifuriza intsinzi ko bari ugiye kuba yafata kampani. Ubwo ngubwo ngiye nkwizereyemo. Ubwo abandi batangiye nyine kuba bamufelicita bamubwira ati ngiye nkwizereyemo, ndabizi uzatugeza kure ku bwacu twese. Ubwo batangiye kuba bavuga ati rata murakoze cyane kuba murimo muranyereka ko turi kumwe, nanjye nzabageza kure. Ati nzabageza kure. Ubwo n'umukecuru nawe akabireba akitegereza umukobwa akamubwira ati ubundi wowe ako kanikresi wambayira, ako kanikresi ni aka Sharire. Ubwo nuko nguko yakitegereje aravuga ati ako kanikresi ni aka Sharire wambaye. Ubwo nuko nguko yahise atangira kuba yavuga ati gute waba ugafite? Gute waba ugafite ako kanikresi? Ubwo umukobwa yaravuze ati niwe wakampaye, Sharire niwe wampaye aka kanikresi. Ubwo yahise atangira kuba yavuga ati ibyo bintu ntiwongere kuba wabivuga, gute Sharire yaba yarakaguhaye atarigeze kumbwira, kandi Sharire yaranapfuye? Ibyo bintu ni ibiki? Ntabwo uri umugore we wa Sharire, wishaka kuba wabeshya. Ubwo umuhungu akabyumva rero agatangira kuba yamubwira ati wowe ushobora kuba warakamwibye, ahubwo ako kanikresi warakamwibye. Umukobwa aramubwira ati oya ntabwo nigeze nkamwiba mukecuru, ntabwo nigeze nkamwiba, Sharire niwe wakampaye, yarakampaye, ntabwo nigeze nkamwiba n'ukuri, ndabigusezeranyije. Ati n'ahana arabizi yakampaye, uwo munsi nawe arabizi kandi narabimubwiye nawe yarabimubwiye. Umukecuru agaseka akabwira ko hana biziho. Umukecuru akavuga ati umva nkubwire, wigumye kuba wavuga gutyo, ahubwo mpereza ako kanikresi. Ubwo nuko nguko yagiye hatangira kuba yamubwira ati kampereze. Ubwo n'umuhungu nawe akavuga ati kamuhereze, ni gute urimo urashaka kuba warwanya mukecuru? Umuhereza ibyo akwatse, igira vuba vuba cyangwa se tukwereke tukwigishe. Ubwo nuko nguko batangiye kuba bamukanga
bakamubwira ati gira vuba vuba ukamuhereze, niba mukecuru agusabye ikintu kimuhereze kuko nta jambo ufite ahangaha muri uno muryango. Ubwo nuko nguko bahise bavuga ati niko reka nohere mbwire aba bodyguard baze bakakwake. Umukobwa nuko nguko bagiye batangira kuba bamubwira ati we zana. Ubwo baramubwira ati zana. Umukobwa nawe ati mwandetse ati mundeke ngende, ati mwandetse ngenyine. Umukobwa batangiye kuba bamwaka ka necklace yambaye. Ubwo aho ngaho wa mukobwa nawe akiri aho ngaho yagiye kubona telefoni irimo irasona, barimo baramuhamagara. Ubwo nuko nguko yihutiye kuba yayifata, ariko Jeremy yabaga arahagaze aho hejuru arimo arabireba. Bagatangira kuba bamubaza ati udakuramo. Umukobwa nawe uri kuri telefone ati ndabyumva, ati ndabyumva. Ubwo nuko nguko yasubiye inyuma aza yegera Jeremy. Ubwo yese atangira kuba yamubwira ati Jeremy nawe ati ngo iki? Ati umubiri wa Sharire cyangwa se umurambo wa Sharire urahageze uraho. Ubwo nuko nguko bahise babwira abarinzi ati mumureke, ati ndagira ngo mbamenyeshe ko Sharire umurambo wuje. Ubwo nuko nguko bavuze ngo umurambo wa Sharire uraje. Dore nuko nguko umurambo we bawuzanye. Sharire ibyo banza byarangiye, umurambo we barawuzanye. Reba neza niba warakoze subscribe, usanze utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment tubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace na hejo.